nagaragaje nuko naragiye twagombaga kubihuza muri uyu munsi no kugira ngo twizihize Noheli nziza. Icya gatatu twari dukumbuye si kenshi dukunda kugira ikirori cyagutse nk'uko rwacu kumva rero akenshi umuntu iyo dutangiye umwaka tuba dufite ibyifuzo byinshi. Hari bamwe batangirana ibyifuzo bakagira Imana bikanasubizwa kare umwaka utaragira no hagati. Hari nabo basubiza umwaka urimo kurangira. Hari n'abagenda batabonye iby'Imana ibyo basabye. Hari abo umwaka urangira batakiriho. Ariko dushima Imana cyane kuba twebwe ngubu aho tugeze umwaka turimo turawukabakaba dufite amanga yose mami. Yes, n'abami bose 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 baza kuvuga imbere bagashima kubyara. Ariko biyumugisha kubyara umwana urekonesa utekereza ababyeyi. Abantu bose turabyara ariko ugize umwana wakakwibuka mu gihe cy'ubusaza bwawe, mu gihe ufite intege nkeya, akazirikana ko wamubyaye nta kuntu bisa. Noneho kubona umwana wabyawe n'umwana wawe noneho rero ni ibindi bihenze. Kubona umwuzukuru ni ikintu gikomeye. Ntabwo tukiri muri uwo mwuka dusabe Papa Sonia dufashe kwegereza Imana mu isengesho, ubundi dutangire gahunda asengere byose bikwiye kugira ngo Imana twumve turi kumwe nayo muri uno mwanya twese tujye mu mwanya gusenga. Kari Papa Sonia. Data wa twese mwiza, uwo kwiringirwa no kwizerwa, amasaha tuguciriye bugufi tugushimira kuko wabaye mu ruhande rwacu ko turi hano twese, wakoze imirimo n'ibitangaza bikomeye by'umwana w'umuntu atabasha kurondora no kuvuga ku munwa ngo bikunde. Ariko ukuboko kwawe kwiza kwagiye kubana na buri umwe wese hano, uraturinda uratwimana. Iminsi itambutse ni myinshi cyane, turasatira gusoza umwaka, ariko twagiye tubona ukuboko kwawe kwiza. Nubwo ibikomeye n'intambara n'ibibazo bitagiye bura kuba, ariko muri byose twagiye tubona ukuboko kwawe. Izina ryawe rihimbazwe. Waturindiye mu mpande zitandukanye, uturindira mu mirimo itandukanye, turindira mu mihanda itandukanye, turindira mu ngendo zitandukanye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero abantu turi aha ngaha imbere y'ubwiza bwawe turagushimiye. Ababyeyi baragushimiye, abagabo baragushimiye, abana bato baragushimiye. Izina ryawe rihimbazwe Yesu, warakoze. Turakunezerewe aya masaha. Tugushimiye ko waduhaye igihe cyiza n'ikirere cyiza. Tugushimiye kuko abari mu mayira bose wagendanye nabo ukabashyitsa hano amahoro. Izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye kuko n'uru rugo wabarinze mu myiteguro yose yakozwe, ukahaba nk'Imana, ukagaragara nk'Imana. Uherwe icyubahiro. Rero tugushimiye aka kanya keza tugiye kujyamo. Turingize kugira ngo n'ubundi wuru kubane natwe. Witeka Imana Nyiringabo niwe wa mbere tugize, duhaye karibu n'ikaze. Reka bari we mushyitsi mukuru aha ngaha hamwe ibi birori. Ugaragare nk'Imana, ukore byose nk'Imana, kuko kuva mu itangira kugera mu isoza uhora uri Imana. Rero turakwinginze kugira ngo wuru kubane natwe. Cyo tunanije kandi twirukanye n'imbaraga zose z'umubiri mu izina rya Yesu. Kora kwasi kumwaza kwashaka guturuka turakunanije mu izina rya Yesu. Turaritse ubwiza bw'Imana kugira ngo uboneke ahantu. Nyemerera buri muntu wese wageze ahantu habwe umugisha nawe. Nyemerera buri muntu wese wageze ahantu abona ukuboko kwawe kwiza. Witeka Imana Nyiringabo, dushyize byose mu biganza byawe. Bigiye gukorerwa aha ngaha. Mwamenya guhora ku ngoma, ugira icyo avugira imbere y'ubwiza bwawe umushyigikire. Ugira icyo akorera imbere y'ubwiza bwawe umushyigikire. Ibyo kurya n'ibyo kunywa bihabonekeranye guhora ku ngoma ukuboko kwawe kwiza kubibeho. Mu izina rya Yesu turahumanuza byose kuko rekwiriye. Kandi icyo twamaze kumenya nuko ngo bakwiriye bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwaho guhora uhamya iteka. Yemerera rero ube hano hantu uri guhora ku ngoma, tugotwe n'igitinyiro mu bwiza bwawe. Zamura ibendera ry'ubutsinzi aha hantu, gukora kwawe kugaragarire buri wese kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko uri Imana yumva, dusaba muri make nk'abana b'abantu ko twe tuzi gukora cyane nk'Imana.
reka rero ubaha ahantu iyo ushaka kandi ushimira byo bikoreka ariko izina rya byose rwo hejuru ya byose mu izina rya Yesu amen. Bereza amashyi Imana tuyakira muri umwanya kandi turashimira ko Imana ifashe. Akenshi iyo dutangiye umwaka tuba dufite ibyifuzo byinshi. Hari bamwe batangirana ibyifuzo bakagira Imana bikanasubizwa kare umwaka utaragira no hagati. Hari nabo basubiza umwaka urimo kurangira. Hari n'abagenda batabonye iby'Imana ibyo basabye. Hari abo umwaka urangira batakiriho. Ariko dushima Imana cyane kuba twebwe ngubu aho tugeze umwaka turimo turawukabakaba dufite ibyiringiro ko tugiye kuhagera. Nta muntu uri hano ufite ibyiringiro bike ko tugiye kurangiza kuko biri kose Imana yaduhaye ubuzima, yaduhaye impano nziza muri no mwaka kugeza uyu munsi rero twizeye neza ko umwaka urangiye tubaza ko tugiye kujya mu wundi mwaka. Ndishimye cyane kuba ngiriwe umugisha cyangwa se amahirwe yo guhagarara imbere y'abantu bakomeye bangana gutya. Yewe nitwa Maneri Eric Maniraguha, ndi umwana mu rugo, natewe iteka rikomeye ryo kubasha guhagarara imbere y'abantu bakomeye nkamwe. Mbishimira kandi ababyeyi bangiriye icyizere, Imana ibahe umugisha. Amagambo yanjye rero agenda aba makeya cyane akomeye n'ay'ababyeyi. Ndagira ngo rero kwakira abantu bakomeye nkamwe cyangwa se uyu munsi injyana yawo cyangwa icyo uvuze nubwo nyiza n'isinya bagisobanura singisobanukiwe neza. Nanjye ni umwana ubasha kumva ibyo umubyeyi avuga. Numvaga rero ngiye guha umwanya umubyeyi wacu mukuru, nyiri urugo, nyiri twese hano, akaduha nabyita niwo kuduha ikaze kuko turi mu rugo, akanatubwira impamvu twicaye hano. Ndumva dukeneye kuba buri wese afite amatsiko, dukeneye n'uburyo two bwo kumenyana. Ntekereza ko bikose afite ukuntu abikora kugira ngo twumve tuguye neza cyane mu rugo rwa papa, mu rugo rwa umubyeyi wacu. Twamuha ikaze, numva mumufashe twabanza tukamushimira cyane tumuha amashyi menshi. Kumuha amashyi nuko no kuba tuyongeye cyane kubera yakuriye umwanya nk'uyu nguyu gutumira abantu bakomeye nk'aba bakicara hano, abafite imbaraga zikomeye cyane kugira ngo babashe gukunda. Twamushimiraga rero umwanya wo kutubwira iby'uyu munsi ni wanyu mubyeyi, murakoze. Twakirane bagishakira imyanya MC nadufashe barabashyitsi babanze bahabwa ibyicaro byabo bagiye kwakirana bamaze gushyika mu byicaro. Murakoze. Hano rero turi ndabanza kwakira abantu bakomeye muri iki gitaramo cyacu. Nibo bagize uruhare kugira ngo mbe ndongewe. Ndifuza kwakira mama na mabukwe bahagurije rimwe kuko ni umuntu umwe kuri njyewe. Amashini ndakira Sheri nawe n'amagurupe kumwakira. Ndakira umukuru w'umuryango Grafer na madamu nawe bagurupe. Koze ndakira famille papa amigo baguruke nabo badusuhuze. Cyane ngiye kwakira famille papa Fabrice na madamu. Papa Chance na madamu. Tujya tubashimira igihe twabaye mu bitaro bati namukuru. Haleluya. Tusenga Imana y'Imana umugano
Haleluya, haleluya. Amen. Kwanza nitakuze Lola. Kwenye madamu kwa mkandeshi Messi. Sasa shimwe. Pakisana kidogo. Ni madamu ipanga Xavier. Yitwa Ishake Eugene. Uyu ni madamu yitwa Mutoni Clemas. Twagize umugisha mu nzira y'agakiza tubamo twifuza ko abana bacu bakora mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri bakagira igikuriro cyiza. N'ubundi papa aradufasha n'ubundi dufite abana baherutse kubatizwa rwose uyu muryango ufite umugisha mwinshi, abana abuzukuru no kubyara mu buryo bw'umubiri busanzwe no kubyara mu buryo bw'umwuka urumva ko ni byiza. Nabo turajya tubakire by'umwihariko tubaho uwo mwanya nabo bisange mu muryango nk'abana bakuru muri ubwo buryo. Icyo gikorwa nacyo papa fashe n'ubundi akiyobore kuko yabiteguye ku buryo n'abo bana bo tubakira. Ndakomeza mu mwanya murakoze. Murakoze cyane. mubahamagare bigere hano turababona. Nanjye kwakira ariko twabanze. Murakoze. Mfite umugisha muyobozi wa gahunda bivuze. Ejo twagize umugisha mu muryango wacu twabatishije abana batandatu. Bategereje harimo batatu banjye na batatu ba garafurere. Mu gihe rero batukuza barimo baraza banya garafurere kugira ngo abe ari we ubatwakirira iminota yabageneye. ariko byose ni byiza. Aho rero avuze ibintu byose ni byiza kuronka indi mana. Rero uko waba wigiriye hirya barafite atibonetse sobanura. Musaraba kumusaraba ndabona baje bari kwegera hino kugira ngo bahagije hano. bahagarare ahangaha bareba gutyo bareba bahagarare gutyo mureba bahagarare hano. igihe indi mpano bwinshi ndetse abana barindwi ariko baje igihe bavukiye ntabwo yishatse kuzamura hanyuma niba nabwo byoroshye undi ibanza yitwa Olivier igira neza usunze abantu. Amen. Hanyuma kwa Fred ukurikiyeho yitwa Janice basubiza abantu
ukurikiyeho yitwa Cynthia. Musi haleluya murabona yasimbuka demo. Amen. Nawe no hano kwa Petit Frere. Ukurikiyeho yitwa Manzi. Amen. Ndiki. Nawe yo turayi wanyu. Nawe mu gihe kizaza. Ukurikiyeho yitwa Nicole. Suza. Haleluya. Amen. Muganje wa ukurikiyeho yitwa Erive. Erive suza abantu. Amen. Ni na pasiteri ubona abarusha bose kubibamo. Abo bana rero ejo nibwo batijwe mu mazi menshi. Ndabona kugira abantu ngo ntabwo mubatiza ariko gakiza ubundi, ariko uba winjiye muri aderese y'abandi bantu. Ariko biriya tugira ngo tumenyereze umwana inzira akwiye kunyuramo. Ndabona kugira abantu ngo niba umukatolike abana babo bakwiye kuba abakatolike kugeza igihe bo bazagira igihe cyo kwifatira icyemezo bakajya mu bayisilamu. Rero kuko iwacu hari agakiza ariko nabyo ni umugisha, kandi reka dufate umwanya dushimire aba bana babonye ko ari ngombwa kugira ikirenge mu cya Yesu kandi bakabikora n'abana. Yesu bamwakije ari umusaza afite imyaka hafi na 29 cyangwa 28. Uwitwa Yohana yari afite 33 rero kwemera kubikora ari batoya ni ikintu tutabura guha agaciro. Rero dufatikanyije namwe kwakira aba bana haba mu muryango mugari w'itorero cyangwa se w'amatorero, turatura amatorero n'amadini bitandukanye turabakiriye. Wenda sinzi nafashe abantu batakiriye wenda baje nonaha ufashe amashuri mahaguka numva rero Olivier so mukurana icyo ubwira abantu nyine n'uburyo uzajya ukurikira uvuga mu izina rya bene abanje gushima Imana yaturinze twakonye kurira hanga twese. Ikindi nshimira Imana, nshimira Imana ni kubw'intambwe nateye mu gakiza. Ndashimira ababyeyi banjye ndashimira ababyeyi banjye vuga mu izina rya bene wanyu bose ugashimira ababyeyi bacu ujya kuvuga wenyine ugavuga mu izina rya bose. ndashimira ababyeyi bacu babanye natwe nyine kuva tukivuka kugeza kuri uyu munota. Ikindi tumushimira cyane ni isoko y'ubwenge baduhaye mu gakiza. twavuga ngo barakaza neza bene data Imana y'umugisha n'natwe 2 3 turabakunda kamera mwabana mwe amajide kuraka yanze isi wahagera ko namwe idini mwarikandagiye musigiye muzirwanya ko nta bindi bintu byinshi
biragoye ariko hamwe no kwifashisha ijambo ry'Imana no kuberekeza inzira igera mu gakiza ababyeyi bagize neza kubikora gutya Imana ibaho umugisha abana bacu nabo turabashimiye ngo inzira batangiye bazayikomeze bera imbuto nyinshi cyane bagiraho ababyeyi babo bageze ndetse banaharenga Imana ibaho umugisha mwinshi rero ndagira ngo abantu bamaje gusa naho begerana naho bumvanamo gakeya nagira ngo abantu badufashe babishinzwe kuba twafata icyo kunywa kituri imbere ntabwo dukomeza kukireba gutya nabyo ntabwo byakomeza kutunezeza ni byiza ko tunezerwa mu buryo bwose umuntu ikintu cyamugeza imbere hari abantu bagiye kudufasha kuba bagifata hanyuma babaririmbyi bacu badufashe kugira ngo iyi fanta tugiye kunywa imanuke neza hanyuma gahunda ziraza kwikiraho neza nyuma tumaze gufata akafanta ababasha gufatanya na baririmbyi kuririmba nyine bafatana agafanta rero bari byiza kurutaho numva twabaha umwanya kari babadufasha gufata fanta nabo babigira ku buryo bwihuse kugira ngo igihe cyacu tugitware neza murakoze Imigambi
hari ingoye hirya hino na nzira ijwi ry'umukunzi ambwira ngo igituma
abaririmbyi barakoze ndetse n'abantu badufashije kubona abandi bantu baza badusanga kandi kugira dusangire ibihe byiza. Hano hari couple imwe itari yakaje ndagira ngo ahaguruke hano tuyipresente. Turi mu cyiciro cy'abangaba ababyeyi bafite abana. Nitwa Eric Maniraguha Maneri, uyu ni umufasha wanjye yitwa Maneri Shanira Chantal Wizera Mamariko Mamarika yose na yacu. Hanyuma dufite natwimugisha nk'abandi bafite aje atize umwana arwaye cyane byamugoye kumutegura kugira muzane muratwihanganira ko twakerewe. Karibu Imana igumisha. Papa rero tuje abandi bantu baje mu kanya twabasha kumenya cyangwa kera. Twakire umuturanyi aba umuyobozi w'isibo yacu akazubani amahoro ariko intego nyamukuru kugira ngo murebye hariya harabize mu gifaransa harabize mu kinyarwanda ariko hariya handitse ngo Maneri harya rihe hariya handitse ngo welcome babies kuvuga ngo murakaza neza abana. Ubundi iriya niyo ntego nyirize sibyo? Abo mwakunze kurivugaho cyane twayivuze ngo tuyihuza n'ibindi ariko ubundi intego nyirizina cyangwa se main topic ni iriya welcome babies. Hari umubyeyi wavuze ngo Amajid Buraka yaravuze ngo ku isi wahageze. Ubundi umwana iyo avutse ntarire bamugira bate? Baramukubita. Bamukubita agashyi kugira ngo akanguke bamwereke ko ku isi yahageze. Rero iriya ni intego ikomeye tugiye kuganiraho yo guha ikaze aba bana, ahubwo turibaza ngo turabaha welcome he? Icyo kibazo welcome babies weya nihe tubahaye ikaze? Yego, nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere n'umurongo wa 20. Ni ikoranabuhanga bafite telefone mwarebamo ntacyo bitwaye, abandi mwabasha gutega amatwi. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 20. Kadusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere n'umurongo wa 20 turasoma no 21. Handitse ngo igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. 21 haravuga ngo maze uwo mugabo Elkana n'abo mu rugo rwe bose barahaguruka bajya gutambira Uwiteka ibitambo cy'uwo mwaka no guhigura umuhigo. Nimuvuge ngo amen. Reka kandi dusome n'ibiri mu gitabo noneho igice cya kabiri hirya gake, igice cya kabiri umurongo wa 18. Igitabo cya mbere cya Samweli n'ubundi umurongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo nuko Samweli akorera Uwiteka akiri muto yambara efode y'igitare, kandi nyina yajyaga amudodera agakanzu akakamushyira uko umwaka utashye. Iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka. Kandi Eli asabira umugisha Elukana n'umugore we ati Uwiteka akugwirize urubyaro kuri uyu mugore, afiture uwo watuye Uwiteka. Nuko basubira iwabo, maze Uwiteka agenderera Hana yongera gusama inda, abyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Uwo mwana Samweli akura imbere y'Uwiteka. Nimuvuge ngo amen. Mwongere muvuge ngo amen. Iyi ntego yo guha ikaze abana ni intego ikomeye cyane. Turabaha ikaze kuko
namenye ko mu bantu dukwiye kubaha harimo hari umuntu wavuze ngo hari abantu batatu bakwiye kubahwa. Yaravuze ngo uwa mbere ni umwana, sibyo? Kuko umwana ntabwo ubuze icyo azaba cyo. Ubu muri aba bana twakiriye harimo ushobora kuzaba perezida wa Repubulika y'u Rwanda cyangwa se ikindi gihugu, harimo uzaba minisitiri, harimo uzaba meya, ariko bihishwa amaso yacu muri uyu mwanya, sibyo? Niyo mpamvu rero umuntu umwe yavuze ngo mu bantu batatu bo kubahwa, uwa mbere ni umwana, uwa kabiri ni umuntu usenga. Umuntu usenga nawe isaha n'isaha yatungurana kuko amasengesho arabikika, sibyo? Amasengesho arabikika. Hanyuma uwa gatatu ngo ni umuntu wize. Ubwo rero utari muri icyo cyiciro urumva byaba bigoye cyane, ariko ndashaka kuvuga kuri iyi ntego yo guha ikaze abantu. Mu magambo make iri jambo dusomye hari igihe kigeze kubaho muri Isirayeli umugabo witwa Eli, umutambyi Eli, yari afite abana b'abahungu. Yari umutambyi, hanyuma abana nabo bavuka nk'uko imigenzo yabivugaga, nabo bagomba gutozwa imirimo y'ubutambyi, ariko ntibitwara neza mu gihe cy'ubutambyi. Batitwaye neza mu gihe cy'ubutambyi, Imana irababara kuko abo bahungu ba Eli ngo bajyaga bajya mu gihe cyo gutamba bagakorera ibintu bibi mu ihema ry'ibonaniro. Imana irababara cyane, bituma rimwe na rimwe hari igihe Imana ishobora guteza ikibazo ariko igira ngo ikemure ikintu cy'igihe kirambye. Turi kumwe? Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Elukana yari afite abagore babiri, uwitwa Penina ndetse na Hana. Hanyuma Penina ngo abyara abana batandukanye kandi benshi, ariko ngo Hana we Bibiliya irambwira ngo Uwiteka yaramuzibye inda, byari byaravuye ku Uwiteka. Ariko ngo Hana aza kugera igihe ajya gusenga asaba Imana ngo nawe imuhe umwana. Haleluya, haleluya, amen. Ndagira ngo mbwire ababyeyi mwicaye hano mufite abana, ntimubifate nk'ibintu bisanzwe, kubera ko kubyara ntabwo ari formule. Gushaka ntibivuze kwihita ubyara, ntabwo ari formule. Noneho no kubyara umwana ukaba umukikiye ari muzima, nabyo ntimubifate nk'ibintu bisanzwe. Hari igihe dushyira muri siyanse tukavuga ngo gushaka egare gutera inda ugahita ubyara. Ntabwo ariko bimeze. Hari abantu bamaze imyaka myinshi bategereje urubyaro. Hari ababyara bakabasiga kwa muganga bagahita bamushyira mu gakarito bakagenda ntanamubone. Ariko ndagira ngo dufatikanyije n'ababyeyi bari aha ngaha twese tusamurire Imana amaboko tuvuge ngo warakoze gutanga abana bazima. Haleluya, haleluya, amen. Ndabyumva cyane jewe nabyaye muri Guma mu Rugo part 1, ka gace ka mbere kitwa Guma mu Rugo, tukiri mu matwi yacu nibwo nabyaye, nibwo twabyaye umwana dufite. Mwahoze umuntu navuga ngo papa bamujyanye, ariko nibwo twabyaye. Madame ari kwiseta, bampamagaye ntemerewe kujya ku bitaro, bidashoboka. Barambwira bati fata icyemezo kuri telefone. Ndavuga nti ndasinye, mufate rekode hanyuma umukoresha. Umwana aravuka none ni umusore ari manata. Haleluya, haleluya. Yani mbabwira rero ngo ntimubifate nk'ibintu bisanzwe, kugira ngo twihute muri aya magambo tuze kugera n'igihe tujya mu bindi bikorwa. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe abo bahungu ba Eli bitwaraga nabi, Imana yazibye inda ya Hana kugira ngo umwana uzavuka azaba ari umwana udasanzwe. Ubundi abantu biga ibintu bigendanye na business, murahugiye, abantu biga ibintu bigendanye na business, hari ikintu bita opportunity cyangwa se opportunity, uvuga ngo ni amahirwe ashingiye ku cyuho gihari. Urabyumvise? Yes, opportunity ni amahirwe ashingiye ku cyuho gihari. Mu magambo make, abana bacu, abana Imana yaduhaye, dukwiye
dukwiye kubarera mu buryo bazagira icyo baje gukemura kitakemuwe n'abandi. Sinzi mba mubyumvise, murabyumvise? Dukwiye kubarera, dukwiye kubatoza mu buryo bazaza kugira icyo bakora abandi batakoze. Nasomye ijambo rirambwira ngo Kayini akimara kwica Abeli, Kayini nawe agatorongera. Bibiliya irambwira ngo Imana igenderera Adamu na Eva. Adamu atera umugore we inda Eva, ngo abyara umwana witwa Seti, bivuga shumbusha. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo guhera ku rubyaro rwa Seti ngo abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Birakwiye ko uwo mwana uteruye Imana yaguhaye umurera mu buryo nimba mu muryango hari ikibazo azaba ari we ukemura ikibazo kiri mu muryango. Haleluya. Haleluya. Samweli rero aravuka kugira ngo twihute. Bibiliya irambwira ngo umunsi yavukiyeho hari umuhango w'uko bajya i Shilo gutanga ibitambo, ndetse babajyanaga ari bato. Ariko ngo nyina Hana aravuga ati jyewe ntabwo ngenda ubu ndabanza Mose abanza acuke, nzagende njye gutamba ibitambo shimira Imana yuko Imana yampaye icyo nasabye. Haleluya. 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 Bibiliya irambwira ngo Hana yarateruye araririmba ngo uyu mwana niwe nasabye Uwiteka, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Aravuga ngo Uwiteka yampaye icyo namusabye. Bibiliya irambwira ngo Samweli nyina ahita afata umwanzuro ngo bamudodera ikanzu ya efodi, umwambaro w'abatambyi. Barangije ngo bamujyana i Shilo, abusabwe Imana ariko aba n'utuwe Imana. Ubundi Samweli bivuga usabwe Imana. Bamusabye Imana, Imana iramubaha. Barangije ngo bamutura Uwiteka, ngo azaba Uwiteka iminsi yose. Haleluya. Samweli rero Bibiliya irambwira ngo amaze kugera ku ngoma, murabizi ko yakoze ibintu byinshi, ngo yaraje ahuza abantu n'Imana, yunga abantu n'Imana. Aba bana bakwiye kuzavamo abantu bafitiye itorero umumaro, bafitiye igihugu umumaro, ndetse bafitiye n'imiryango yabo umumaro. Haleluya. Haleluya. Nimugire ngo ikinyejana turi kurereramo ntabwo ari ikinyejana cyoroshye. Ikinyejana cya 21 ni ikinyejana kigoye cyane, kirimo iterambere ariko ritagira ubumuntu. Mumbabarire mu byumva. Ababyeyi ba kera ubona ko bagiranye indangagaciro tutari kubona muri iyi minsi, sibyo? Rero ni ikinyejana gisaba uruhare rw'umubyeyi rukomeye kugira ngo abana bacu bazaba abana bafite itandukaniro n'abandi bana batakuriye ku biganza, batakuriye mu biganza ndetse no ku bibero by'ababyeyi beza. Haleluya. Utambitse hariya ku Gisimenti ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru nk'uyu munsi, abantu rwose urebye urubyiruko cyane nk'iyi minsi ya vakanse, abana batari mu nzu y'Imana, gahunda ni ku Gisimenti, usanga bateruwe n'abagabo b'imyaka 50 na 60. Umwana wo muri segonderi ateruwe n'umugabo muri sekuru hariya ku Gisimenti barimo bamuzoka, sibyo? Nta handi birangirira mu buzima bubi byanze bikunze. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga, ariko twibaze ngo aba bana bacu kugira ngo umuntu ikaze hari aho agusanga. Yego, umuntu ikaze byanze bikunze amusanze ahantu. Twebwe turi hehe, abana badusanze hehe kugira ngo tubahe ikaze? Birasaba ko tuba mu mwanya mwiza, mu mwanya ukwiriye nk'ababyeyi, kugira ngo abana badusange dufite ibiganza byiza byo kubaterura, dufite ibibero byiza byo kubakikira, kugira ngo bazakurire aho ngaho. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga nk'ababyeyi, dushima Imana kandi tubwira Imana ngo udufashe. Ubundi ababyeyi muri abafasha b'Imana, muri yaravuze ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari dufite mu bitekerezo byayo. Aba bana Imana yabagambiriyeho ko bazavuka, ariko ibicisha muri mwebwe. Muri abafasha b'Imana rero kugira ngo aba bana bazaba abantu badasanzwe. Ndagira ngo
dusenga. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye imbabazi n'ubuntu uhora utugirira, tugushimiye gukiranuka kwawe kandi guhoraho. Bibiliya iratubwira ngo bene Eli bamaze gucumura, igihe cy'ubutambyi kimaze kwangirika, utanga umwana witwa Samweli. Umwana witwa Samweli aza gukemura ikibazo cyari kiriho. Bibiliya irambwira ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka kandi n'ingororano Imana itanga. Ndagira ngo muri uyu mwanya aba bana uduhaye, twifuje guha ikaze muri uyu muryango, twifuje guha ikaze mu itorero ndetse no mu gihugu. Ndagira ngo muri uyu mwanya nubwo baba baramburiweho ibiganza n'abatambyi ndetse n'ababa bataramburirwaho ibiganza n'abatambyi, ariko muri uyu mwanya ndagira ngo tuzamure ishimwe mu mitima yacu, ndetse turamure amaboko tuvuga ngo Mana, warakoze gutanga abana bazima, ugatanga n'ababyeyi bazima, tukaba turi aha twishimanye n'iyi miryango kubera ko watanze urubyaro muri iyi miryango itandukanye. Izina ryawe nirihimbazwe. Warakoze Mwami. None tumaze gusobanukirwa neza ko ababyeyi wabashyizeho kugira ngo babe pipiniyeri, baba ari bo baza banyurwamo n'umugambi wawe wo kugira ngo aba bana bavuke ndetse bakure. Dusabiye ababyeyi babo kugira ngo ubahe ibyangombwa byose ngenerwa mu buzima bwabo, ubuzima busanzwe ndetse n'ubuzima bw'umwuka, kugira ngo aba bana bavukire mu biganza bizima, bavukire ku bibero bizima, bahepwe mu mugongo muzima, kugira ngo aba bana ubuzima bwabo mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri bazakure bashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Haleluya, haleluya. Nasomye ijambo rirambwira ngo Yohana umubatiza ngo arakura kandi akurashimwa n'Imana n'abantu, maze ngo aguma mu butayu kugeza igihe yagiriye imbaraga zituma yerekwa Abisirayeli. Nawe aza gukemura ikibazo cyari cyarabaye, umaze imyaka 100 utavugana n'ubwoko bwawe, ariko ngo aho yaziye abantu batangiye kwambaza izina ryawe. Ndagira ngo ku bw'aba bana igihugu kizunguka amaboko, itorero rizunguka amaboko, imiryango izunguka amaboko, aba bana bazaza ibisubizo by'umuryango ndetse n'itorero n'igihugu. Urakoze Mwami, turagushimiye kandi tubahaye ikaze kugira ngo baze bishimane n'imiryango, bishimane n'itorero, bishimane n'igihugu, kandi uzabahe kuba abana badasanzwe bazakora iby'ubutwari ndetse bakora ibyo ababyeyi babo batashoboye. Urakoze Mwami, imizero byo bisabye n'izindi. Amen. Urakoze cyane. Duhereza ubuhamya bwacyo. Haleluya. Imana ishimwe ko yatanze rero kubyara kandi aho bitari gikomeye. Hano dufite umugisha kugira ngo ababyeyi bacu bantumye, nagize umugisha wo guhagarara imbere yanyu nawe bishimira n'Imana, bantumye kubw'amarangamutima yabo, bishimira ko twese twavutse kandi benshi twavukiye mu maso yabo ndetse n'abuzukuru bavukira mu maso yabo. Hari ukuntu batekereje kubikora neza kugira ngo twese twiyumvemo cyangwa twishimire cyane ko twavutse ndetse tukanabyara. Ababyeyi bacu dukomeje kubashimira, Imana ibamugisha. Hari abantu ni twese na anniversaire yacu twese ariko hari umwihariko ukomeye w'abantu bavutse muri kuno kwezi. Abantu bavutse muri kwezi batekereje kugira ngo turebe ko habaho, kugira ngo tubigaragaze yuko rwose uko kubyara kw'ababyeyi bacu n'abuzukuru ari umugisha ukomeye cyane kuri bo. Rero ndagira ngo ihangane abari kudufasha kubitegura, bari kubikora vuba, turi kwirwanga nyuma y'igihe, anabyihanganira no kugera ibintu nabi mu kirere, tugize Imana byarangira neza, imvura itadusanze hano hantu ko byatugora. Hari abantu tugiye guhamagara bihangane badufashe gukora imirimo hano, bari butwereke uburyo tuyitwaramo. Abantu bamugaye ya Senta ya Senta niyihangane, ni umwana mu rugo wabyaye umwuzukuru, ndetse na Cynthia nawe baza bakatwegera hano. Abo ni icyiciro cya mbere, ihangane babikore vuba nyine. Yego ni surprise, ntabwo surprise bari bayizi, ariko bahita bakora gisirikare nyine bahita bakora gisirikare nk'abantu babasha kwiyadabuta. N'ubundi Cynthia yaza tugafashanya uburyo byateguye hano. Ndagira ngo
hari umubyeyi uri kudufasha kubitegura hano. Yasenta na Cynthia rero ababyeyi bacu bashatse kugira ngo bagaragarize ko bishimira ko bavutse kandi muri kino gihe, ariko mu gukata keke kwabo yegere ndagira ngo papa na mama n'ubundi baze bayikata. Nta magambo bari buvuge nonaha ubu nonaha, ndabaha umwanya wo kubikora kugira ngo tubashe kugira managing neza igihe. Abari nyakuzi badufashe kuririmba bari gukata keke. Umutware wa Cynthia yamwegera. Barafata icyuma. Kamera hariya Mana gasha urianga n'umuhungu umwanya Cynthia na bonyine noneho bakate bonyine twabafashije ifoto irize byaberekeye bonyine. Murakoze cyane. Ujya harimo tujya kwicara muri twicara ujya hirya. Dukomeze turindiriye amaniverseri ziracyakomeje. Baracyari benshi bavutse kino gihe, mwihangane mukomeze. Nazimukano Mama Gisa, Mama Teta na Mama Kirenga, mwegera hano muzenguruke hano, biremewe kugirana hano nta kibazo. Abanze couple gusaba mama atariho, yes couple mwese mugiyeho n'abatware bahari. Mama Gisa, Mama Teta, ego reka mama ego nayo fataho, yes. Mama na papa baze hano, mama na papa muze hano, mama na papa muze hano. Fotografe nguriya. Komeze. Shwaiza ni sawa, couple ni papa na mama.
nzajya nkoresha no mu nzira murakoze cyane bagiye gutanga impano ubwo uburyo wabipanze niko bagiye kubikora n'ubundi kugira ngo mwese musoze murakoze cyane murakoze reka dukoreshe umwanya muto abamubona bose ni abakobwa bacu twifuje kubifuriza isabukuru nziza ku myaka bafite itandukanye ariko bahuriye ku kwezi kumwe twifuje rero kubakorera isabukuru no kubifuriza isabukuru nziza twabateguriye n'impano reka madamu afashe yereke Haleluya. 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 Amen. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi w'ibyishimo. Aba babiri uyu n'uyu bahuje itariki. Bombi bavuka kuri 11 z'ukwa 12. Aba bandi nabo umwe ni 23, uyu ni 7 z'ukwa 12, uriya ni 28 z'ukwa 12. Rero twifuje kubabwira ngo isabukuru nziza, turabakunda abana bacu. fotografi ihangane bikunde neza ubwo yes papa ntabwo yabonetse ariko ntacyo bariyo migisha nona hatyene imana yavuga Papa yasinze nawe yajyamo turishimye burya nta muntu wanga umuntu umutekerezaho tuba tubonye ko mutuzirikana mukamenya igihe twavukiye Imana ibahumurize ijambo ryiza cyane amashyi menshi cyane ku bana cyane uyu mwanya kugira ngo tuvuge intego nyamukuru y'uyu munsi dutegura uyu munsi nk'uko twabivuze mu ijambo ryo kwakirana twifuzaga gushima Imana dufatanyije n'ababyeyi bw'abana bacu babyaho bwa kabiri kuko bakomeje kubivuga byari byoroshye muri iki gihe kubona abana bemera kwakira agakiza kumva rero nk'umuryango famiye Izayi nagaragaje nuko naragiye twagombaga kubihuza muri uyu munsi no kugira ngo twizihize Noheli nziza icya gatatu twari dukumbuye si kenshi dukunda kugira ikirori cyagutse nk'urugo rwacu kumva rero twifuzaga gusangira n'abaturanyi n'abavandimwe hano harimo abantu b'inzego zitandukanye nk'uko mwabibonye nabo dukorana iwacu ku kazi nabo tubana muri korali amahoro n'aba bakobwa bacu n'abakwe banjye bose intego nyamukuru rero y'uyu munsi twari kugira ngo duhure dushime Imana ku byiza byose yakoze kandi twishimira ko yabanye natwe tukaduha n'igihugu cyiza gifite umutekano tukaba tubasha kwicara tugatarama gutya nabyo tubishimiye Imana dushimye Imana ku bwa mwese rero mwitabiye igitaramo cyacu kandi turacyakomeje reka madamu nawe afate umwanya
turashima imana yuko twavukiye nimumfashe ku ngoma y'umwami Yesu nyir'imbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuba twihebye. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. amena nk'uko umutwara bivuze uyu munsi twuzuye ishimwe n'ubwo yenda tugiye kubivuga rwose ubona ntari kubarenga, ariko ntabwo barabizi ko dufite ishimwe. Ikintu kiduteye gushima Imana, yenda ababyeyi b'abamama barabyumva cyane, sinzi niba mpagaze ahantu nta kibazo. Ababyeyi b'abamama wenda barabyumva cyane, dufite ishimwe ryuzuye imitima yacu kuko guherekeza umubyeyi kwa muganga muri ibi bihe, muri iyi minsi yanyuma, muri ibi bihe bigoye, ukabona umujyanye kwa muganga, uramutahanye n'umwana, bugacya ukajyana undi, ukamutahana n'umwana, bugacya ukajyana undi, bakaba abantu bangana gutya, urumva ko ari ishimwe rikomeye. Kubona abana bangana gutya bavutse ari bazima na ba mama wabo, ukajya ujyana umubyeyi kwa muganga ukamutahana ari muzima, n'umwana ukabageza mu rugo mu mwaka umwe bakaba umuryango ungana gutya, murumva ko ari ishimwe. Nishimwe rero twicaye nk'umuryango tubona tudakwiye kubyihererana, turavuga ngo nabo ubwacu turifuza ko nk'abakobwa bacu nk'abakwe bacu nabo ubwabo bamenyane, abuzukuru bacu bamenyane, nubwo hari uduhinja tw'ukwezi amezi abiri, ariko twumvaga bakwiye kumenyana, tukumva ni igikorwa tutakihererana nk'umuryango, tugomba kubwira inshuti zacu. Rero nicyo cyatumye ahanini dutegura uyu munsi kugira ngo dufatikanyirize hamwe gushima Imana. Mbikuye ku mutima rero njyewe ndashima Imana by'umwihariko cyane, kuko ndabyibuka mu kwezi kwa mbere twari tuvuye gushyingura muzehe papa wanjye yari yitabye Imana, nibwo twatangiye urwo rugendo rwo kujyana abamama kwa muganga. Hari n'abo nasize bafite indaguru bakabwira abana ati nimutuze tuzabyara, nyine mama yagarutse, ariko ndashima Imana ko nagarutse bakabyara kandi bose bakabyara neza mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri, umwaka wose ukarangira. Ndatekereza wabyaye nyuma ari Sifa. Rero ndashima Imana mbikuye ku mutima, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yumve ko nishimye, namwe mumfashe turambure Imana amaboko tuyihe icyubahiro, tuyihe amashyi n'impundu. Rero ntizimbye mu magambo, kubakunda boho barabizi ko tubakunda, tubiziranyeho bose. Rero ubwo ntabwo umuntu yamenya ukuntu abivuga. Ikindi kintu ntabura gushima Imana, ndashimira Imana mabukwe na mama, kuko iyo tutabagira ntabwo twari kubaho, ntabwo twari kuvuga. Sinzembe yemvuga Imana kunyera kugeza tukavukira ahandi cyangwa, ariko sinzi ukuntu byari kugenda, ubwo biri mu biganza by'Imana. Ariko ndabashimira, ni ababyeyi beza, ni ababyeyi kuha agaciro. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Hari undi muntu njya nshimira buri gihe mfite ijambo ntajya mbura kuvuga, ni umutware Imana yampaye. Ndashima Imana kuko umutware mwiza Imana yampaye. Ukunda abantu, njya mubwira ngo njyewe ndagenda nkazana umwana mu rugo, mushimira rero uburyo ahita amwakirana ubwuzu bw'umubyeyi, akumva ko agomba kumushyira mu bandi bana. Ndabimukundira, ndanabimushimira. Imana yo mu ijuru itajya ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo abantu bakoze, izamuha ubugingo buhoraho, nicyo namwifuza. Murakoze cyane. Madamu arakoze. Tugeze mu mwanya mwiza noneho wo guha ba babyeyi umwanya wabo kugira ngo bisanzure. Murakoze. Ababyeyi dushimiye Imana cyane uyu munsi, kandi dushimiye
ababyeyi bacu badutekerejeho badutegurira uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Ni umugisha kuba dufite Papa Elize na Mama Elize bakoze umurimo ukomeye tutabasha kuba mu muryango twagenda dusobanura uburyo bagiye baba hafi muri iki gihe cyo kubyara, ariko nk'ababyeyi ibyo bintu biduhora ku mutima igihe icyo ari cyo cyose, duhora tubizirikana kandi duhora tubasabira umugisha ku bw'umurimo ukomeye bakoze. Bagira ngo rero tubasabe bagejuru turi hano kuko twabateguriye impano kuri uyu munsi, tuyibashyikirize. Nagira ngo nsabe n'ababyeyi baba bana nabo bagejuru baze bashyikirize mu mazi. Dukoreshe hano niho hagiye kuba hagutse hari turagira ngo kugera hano uyu murongo wose kwinjiramo ariko hamwe n'abahari kugira ngo tugaragaze icyubahiro cy'ababyeyi bacu, uburyo batubyaye n'uburyo imigisha yacu bayishimira. Bagize reconnaissance, navuga ngo uyu mubyeyi nawe bivuze ko kubona umuntu kuzirikana akaguha umwanya mu buzima bwe ni ikintu gikomeye. Wenda turaza kubivuga nta mpamvu kubigarukaho, ariko iyi mpano tugiye kubasaba, tugiye kuyibahereza, ariko ntibandi tuyibaha n'ubundi bayitwereke kugira ngo abari hano bose babashe kuyibona. Babyeyi beza, iyi mpano ni iyanyu, icy'imbere kirakomeye. Reka mbere musi nanone ni umugisha ukomeye kubona abantu b'ababyeyi bagira abana bagaragaza ko babyawe n'ababyeyi beza. Ni umugisha ukomeye kandi kongera kubona ikigaragaza nk'urwibutso rukomeye mu maso yabo. Rero aba babyeyi cyangwa bano bana mwakomeza kubashimira nyaboneka, baha amashyi menshi cyane. Ntekereza ko igikorwa cyiza cyane, ni byiza kubyara ariko biba umugisha kubyara umwana urekonesa. Utekereza ababyeyi, abantu bose turabyara, ariko ugize umwana wawe akakwibuka mu gihe cy'ubusaza bwawe, mu gihe ufite intege nkeya, akazirikana ko wamubyaye, nta kuntu bisa. Noneho kubona umwana wabyawe n'umwana wawe, noneho rero ni ibindi bihenze. Kubona umwuzukuru ni ikintu gikomeye, ntabwo bayihaye. Ndimo ndahirira ngo nayitahana, niba wari bumeho kopi ntabwo mbizi, ariko mbega ibintu byinshi ntabwo byoroshye. Ni umugisha ukomeye mbega. Amagambo rero nyine impanuro gatoya mbabwira ni kubivuga biragoye, nanjye biri kuntera amarangamutima nkaho ari njye mwayihaye kandi ndi muri konstitusiyo bayiteguye, ariko hejuru handitse ngo ineza yanyu imenywe na bose. Iyi mvugo ni interuro imwe, ni interuro ntoya pe, ariko isobanura ibintu byinshi. Twebwe ineza hano babyeyi turayizi pe, ndababeshya, ineza yabo turayizi pe n'imitima yacu yose. Kubibabwira ntabwo byari kwirwaho hano, ni ukuri byajya bakavugita babibika twashaka. Hanyuma iri jambo nk'uko tujye tuganira murabizi, nanjye mutsura kwa muganga, mwajye mutsura no mu rugo, harabwa menshi tujye tuganira. Ineza imenywe na bose bisobanura ibyo byose twababwiye. Mufite ineza itari yacu twenyine, kandi tuzi neza ko muzabyana abandi bana nyuma yacu.
barahari benshi twiteguye kubakira. Hanyuma iyi mpano ntabwo ihenze mu mafaranga, nta nubwo ihenze kubwiza, yego ni nziza, ariko icyo ishatse kuvuga ntabwo kingana n'uko turi kuyibona. Nicyo nshaka kubabwira. Twakoze ibirenze ibi ngibi, ariko babyeyi beza, imitima yacu iravuga ibintu byinshi cyane. Ibyo iri kuvuga byose rero murabibona amahanga. Muri inshuti zacu bijya kumwe n'ababyeyi bacu, twagiye tubona mwaduhembye, mwakoze ibintu byinshi cyane. N'ababyeyi bacu batubyara nyine ego barabikora ko ni inshingano zabo, ariko hano bakora ibirenze. Twe tukibaza ko bafite izindi nshingano, bafite n'abandi bana bari direct, ni gute batubonera umwanya ungana gutya? Biraturenga. Kubivuga ntabwo tubishoboye ababyeyi beza, gusa muri beza, ntabwo byoroshye, turabakunda gusa. Iki ni urukundo, ntabwo gihenze, ntabwo kivuze ikindi cyose, ariko ni urukundo. Imana imugisha, turabakunda cyane murakoze. Nongeye kuba MC, numva turashoje uyu mwanya, ariko umwanya ukurikiyeho mwicare mu myanya yanyu, ariko ya hafi, kuko hagiye kubaho uburyo buri couple nayigena iminota mike cyane. Muri uwo mwanya